Muvandimwe nshuti y'Imana, reka mfatanye nawe nanone kongera gushima Imana yo yakomeje kubana natwe uhereye igihe gitambutse kugeza ubu. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ni wa mwanya mwiza wo kuganira ku by'Imana nanone, kandi Imana irakoze kuko iduhaye nanone kugera kuri uyu munsi, umunsi wa munani turi muri gahunda yiswe ijambo ryahanuwe, ngo dusuzume iby'ubuhanuzi bwa Daniyeli n'igihe dusohoyemo. Nzi yuko abo dukomeje kubana mutahombye, kandi turacyari mu ntangiriro, ntabwo turageramo ngo twimike. Hasigaye indi minsi 20 uyu nguyu ndetse utarimo, ariko Imana ishimwe ko yakomeje guhagarikira ijambo ryayo, kandi nzi yuko Mwuka Wera iteka ryose dusanga atwigishe yakomeje kubana nawe. Turakomeje rero urugendo rwacu, kandi nk'uko bisanzwe ndashaka ko tuza gusangira amagambo nawe uyareba. Isura yanjye ntabwo ariyo nziza cyane kuruta amagambo nifuza kubwiriza. Ya gahunda rero y'ijambo ry'Imana turabisobanukiwe ko isomo turi kuganiraho ari rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 19 atubwira iby'ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi Imana iravuga iti muzaba mugize neza nimuryitaho, ko rizababera itabaza rimurika ahashize umwijima rigakesha ijoro, kugeza igihe Yesu Kristo azimikwa mu mitima yanyu. Imana ihabwe icyubahiro kubw'ijambo ryayo, ijambo ryahanuwe. Turi kureba rero Daniyeli, ubuhanuzi bw'igitabo cya Daniyeli, kandi uyu munsi, kuri uyu munsi wa munani nyine tugiye kuganira nanone Daniyeli igice cya 3. Ejo twaganiriye Daniyeli igice cya 3, ariko tugiye kongera turebe undi mugabane w'iki gice cya 3. Kandi ejo igihe twarebanye ibyerekeye ikigeragezo cyo kuramya, igihe ugeragereshejwe kuramya ikindi kitari Imana. Muri aka kanya noneho tugiye kureba ibintu bikomeye. Insanganyamatsiko tugiye kureba muri Daniyeli igice cya 3 ni ngo Daniyeli igice cya 3, amarenga ku byerekeye igishushanyo cy'inyamaswa. Reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, nanone turagushimye turaguhimbaje ko dukoreye ibikomeye, ukongera kuduhaye amahirwe y'ijambo ryawe. Turongeye turaritse Mwuka Wera kugira ngo abe ari we ubitwigisha, mu izina rya Yesu, amen. Daniyeli igice cya 3, amarenga ku byerekeye igishushanyo cy'inyamaswa. Narabivuze ntangira nkurarika yuko hari ibintu bigezweho muri iki gihe bidasanzwe, amakuru y'ibihuha, amakuru yuzuyemo ibinyoma byinshi byerekeye igihe dusohoyemo. Muri aka kanya rero tugiye kujya muri Daniyeli igice cya 3, twongeye turebe. Ndagira ngo nkwibutse icyo twabonye muri Daniyeli igice cya 3. Turibuka umwami arota inzozi mu gice cya 2, maze arose inzozi Daniyeli aza kuzimusobanurira. Cyari igishushanyo kinini giteye ubwoba, kandi mu mutwe wacyo wari zahabu, ibituza n'amaboko byari ifeza, inda n'ibibero byari umuringa, amaguru yari ibyuma, kandi ibirenge byo byari ibyuma bivanze n'ibumba. Maze igihe ahamagaraga gusobanurirwa n'uko ubwami bwe buzahanguka, yaje gufata ikindi cyemezo kidasanzwe, aricyo twaganiriyeho ejo muri Daniyeli igice cya 3. Maze cya gishushanyo cyari kigizwe n'amabuye atandukanye, agikoramo zahabu yonyine, ya zahabu yamushushanyaga ari wo mutwe, maze cyose agihindura zahabu. Atanga itegeko ridasanzwe ngo baze bakirame. Ariko twarabibonye ko iki gishushanyo cyari kigendeye guhakana Imana no kwigomeka ku mategeko yayo. Twasomye isomo ritubwira itegeko rya kabiri mu mategeko y'Imana, nk'uko biboneka mu gice cya 20 umurongo wa 4, hatubwira ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, ntukabyikubita imbere, ntukabikorere. Iryo ni itegeko ry'Imana yuko abantu badakwiye kwikubita imbere y'ibishushanyo bibajwe ngo babiramye. Nshuti y'Imana, twarabibonye ko iki kigeragezo cyari ikigeragezo kigendereye kuramya, kandi cyasabaga ko hagira itegeko ry'Imana ryicwa. Mwibuka abagaragu b'Imana Saduraka, Meshake na Abedenego bahagaze mu mwanya wabo bashikamye, maze kubwo bwa Kristo bizeye bemera kujugunywamo. Nkunda amagambo y'umupasiteri umwe nkunda cyane, yitwa Pasiteri Zakariya. Hari ikibwirizwa yajyaga abwiriza kivuga ngo burya igufasha wagezemo. Burya ntabwo Imana itabara ari ibibazo bitaje,
ngo ibikumire bitaraza, ahubwo kenshi na kenshi Imana ikora ibibazo byayo. Imana yatabaye ubwoko bwayo, maze mu itanura rwagati ry'umuriro Kristo yari ahari kugira ngo atabare intore ze. Imana ihabwe icyubahiro, kandi twabonye ko ari tuzongera ibigenza. Ariko ndagira ngo usubize muri Daniel igice cya 3, ngira amagambo nongera gusoma kugira ngo mbone uko ngendana nawe muri iki cyigisho dutangiye cyerekeranye n'amarenga ku byerekeye ikimenyetso cy'inyamaswa. Dusoma muri Daniel igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza uwa 7. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu. Ndagira ngo nkwibutse ko cyari igishushanyo cy'izahabu. Uburebure bwacyo bwari mikono 6, ubugari bwacyo bwari mikono 6. Uburebure bwacyo bwari mikono 60, ubugari bwacyo bwari mikono 6. Nuko agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadinezari atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko, n'abacamanza, n'abanyabigega, n'abajyanama, n'ababibutsi, n'abatware bose bo mu bihugu byabo, ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Aya magambo niyo tugiye gutindaho, ahari nta nubwo nongera gusubira mu gitabo cya Daniel igice cya 3, ariko hari icyo nshaka kuzirikana mu byabaye muri iki kibaya. Ndagira ngo ko igishushanyo Nebukadinezari yakoze ari icyitegererezo cy'ibyerekeye ikimenyetso cy'inyamaswa dusoma mu Byahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 11 kugeza wa 18. Hari amagambo adasanzwe, ndetse uzahere ku murongo wa 1 havuga iby'inyamaswa ebyiri. Hari inyamaswa yavuye mu nyanja, kandi hari inyamaswa yavuye mu gitaka. Ariko ndagira ngo ko inyamaswa yavuye mu gitaka ngo yahatiye abari mu isi bose kuramya inyamaswa yavuye mu nyanja, ndetse ngo yaremye igishushanyo, kandi ngo kivuge cyicisha n'utakiramya wese. Mbega amarenga akomeye cyane dusanga muri Daniel igice cya 3 yerekeye igomba kubaho mu gihe cy'imperuka. Ibi ni byo tugiye kuganira. Dore ingingo z'ingenzi aya masomo ahuriyeho. Ongera usuzume neza, kandi Imana igufashe, Mwuka Wera aba ari we wigisha iki cyigisho kuruta njyewe, kuko nduciye bugufi cyane. Cya mbere, nka Nebukadinezari, ku mperuka y'ibihaza habaho igishushanyo kizaremwa n'inyamaswa. Genda ubisome mu Byahishuwe igice cya 13, kandi ndabigarukaho mu kanya. Mbereye ku musozo, ndagira ngo uze kubyumva neza icyerekezo turimo. Kandi icya kabiri, muri izi nkuru zombi, haba inkuru ivugwa muri Daniel igice cya 3 n'inkuru ivugwa mu Byahishuwe igice cya 13, abantu bahatiwe kuramya igishushanyo batakiramya bakicwa. Ntabwo wibuka se itegeko ryari riri kuri Sadraka, Meshaki n'Abedenego ko bagomba kujugunywa mu itanura rigurumana? Icya 3, nka Nebukadinezari, umutegetsi ndetse wo mu bya politike ufite ububasha buruta ubw'abandi bose ku isi, niwe uzagerageza guhatira abantu kuramya kw'ikinyoma biciye mu bizakurikira gushyirwaho no kutemera kuramya igishushanyo cy'inyamaswa. Namwe nimumbwire, nimubyumve, burya hari igihe abanyapolitike bivanga bakaza mu byerekeye kuramya. Burya kuramya ubundi dukurikije amategeko ariho, umuntu wese afite umudendezo wo kuramya uwo ashatse n'icyo ashatse. Burya ibyerekeye imisengere ntawe ujya byitambikamo. Nushaka uramye ibigirwamana, nushaka uramye abakurambere, nushaka uramye Imana nyamana. Burya ntabwo ibya politike, abanyapolitike ntabwo bazakwivangamo. Ubutegetsi bwite bwa leta burinda uwo ari we wese, kubera yuko umuntu afite uburenganzira ku idini, afite uburenganzira ku misengere. Ariko vuba bidatinze biri hafi guhinduka, maze wa mudendezo ukurweho, maze abanyapolitike bizaba bikomeye cyane. Bano bayobozi bafite ubuyobozi bwite bwa leta nibo bazinjira muri ino gahunda yo guhatira abantu kuramya, kandi kuramya kutemewe ngo bazaba bagomba kuramya igishushanyo cy'inyamaswa. Kandi icyo ngicyo ndaje tukirebeho mu buryo bw'umwihariko. Icya 4, muri Daniel igice cya 3 hari itanura ry'umuriro ugurumana. Twarabibonye, hari itanura rigurumana kandi ritegereje abantu b'Imana ngo barijugunywemo ntibabanze kugendera mu mwuka uyobya w'abadayimoni wari ugezweho icyo gihe. Ni uko bizamera. Mu Byahishuwe naho tubwirwaho yuko hari umuriro wavuye mu ijuru ugwa hasi. Genda ubisome mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 13, turaza kubigarukaho. Icya 5, umubare w'igishushanyo muri Daniel igice cya 3 ni 666. Naho mu Byahishuwe igice cya 13 ni umubare w'inyamaswa ari 666. Ese bifitanye isano? Yego,
bifitanye isano rwose. ndagira ngo mubwire ko izi ngingo zose tumaze kubona uko ari eshanu, hari isano ikomeye hagati ya Daniyeli igice cya gatatu n'ikimenyetso cy'inyamaswa dusoma muri Daniyeli igice cya 13. Inkuru yo muri Daniyeli igice cya gatatu ndagira ngo nkubwire ko itanga inyifato ikwiriye ku mibereho ya gikristo igihe abantu b'Imana bazaba bugarijwe n'iteka ryo gupfa ryashyizweho n'inyamaswa mu byahishe igice cya 13. Mbese umuntu w'Imana yakwitwara ate muri ibi bihe? Igice cya gatatu cya Daniyeli nicyo kibisobanura, kandi ejo twarabibonye mu buryo bwuzuye. Ikizaba ku mperuka y'ibihe ni ibibi bibiri by'impanga, kandi ibi bibi bibiri by'impanga, icya mbere ni ukuramya kw'agahato. Hazabaho burya itegeko ryo kuramya. Ubu ngubu abantu bafite umudendezo wo gusenga cyangwa ntibasenga. Oya, ntabwo ari itegeko kuramya. Ndetse burya n'abahakanamana ba atheist bafite ijambo. Ariko mu gihe kiri imbere abantu bazahatirwa kuramya, kandi ntabwo ari ukuramya gusanzwe, ahubwo ni ukuramya kw'ikinyoma. Bizaba bikomeye. Ikindi kintu ukwiye kuzirikana muri Daniyeli igice cya gatatu ni uko iki gice kiduha ishusho yagutse y'igikurikira kwivanga kw'iby'idini n'ibya politiki. Burya igihe idini, cyane cyane ko ibyo bizaba ku idini y'ikinyoma, igihe idini yivanze n'ubutegetsi bwite bwa leta, ibibazo biba byavutse tw'Imana. Nk'uko rero Nebukadinezari yishyizeho iteka, we yari umuyobozi mu bya politiki, yakoresheje ububasha bwa leta mu guhatira abantu kuramya kw'ikinyoma. Burya ubundi kuramya ntabwo ari pouvoir iri politiki, ni pouvoir religieuse. Ariko igihe kiraje abanyapolitike binjire mu by'idini, maze rero abanyapolitike bakomeye bategeka abantu kuramya. Reka twige izi ngingo mu buryo bwimbitse. Cya mbere, mu muyobozi w'isi yose aratira abantu kuramya kw'ikinyoma, kandi iki kigeragezo ni icy'isi yose, ni global test. Ntabwo ari ibintu bizaba mu gace runaka cyangwa ngo biba ahandi. Niyo mpamvu abantu b'Imana bari kwibeshya bakibwira ko coronavirus ari impamvu yo kuramya. Oya, ndaje tubisuzume mu izina rya Yesu. Icya gatatu ni ukuramya kw'agahato. Kuratera kwica rimwe mu mategeko y'Imana, kandi itegeko ry'Imana riraza kwibasirwa nyine. Nuko byagenze muri Daniyeli igice cya gatatu, itegeko rya kabiri ryari ryibasiwe. Mbese ubu ngubu hazaba hibasiwe iriya tegeko, rimwe mu mategeko y'Imana nk'uwaboneka mu Kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 3 kugeza wa 17. Ugende usuzume neza. Muri iri teka rya Nebukadinezari, itegeko rya mbere n'irya kabiri aribasiwe. Igihe rero tugiye mu gitabo cy'ibyahishuwe, tubona uburyo ububasha bw'inyamaswa nabwo bugomba kurangwa n'izi ngingo zose uko ari eshatu. Cya mbere ni uko umuyobozi w'isi yose mu bya politiki ari buzategeka ibijyanye no kuramya, kandi icya kabiri ni uko iki kigerageza ari ikigeragezo kireba isi yose, kandi icya gatatu ni uko ari urwanya kw'agahato kuzaba kugendereye kwica rimwe mu mategeko y'Imana. Kumva neza iki gitabo cya Daniyeli, tukumva neza inyifato ikwiriye muri Daniyeli igice cya gatatu, bizadufasha gusobanukirwa igitabo cy'ibyahishuwe mu buryo bwumvikana neza. Nebukadinezari yeretswe ibizabaho, kandi arabivuguruza, kandi afata icyemezo kidasanzwe cyo kwigomeka ku Mana. Biraje rero byongere bibeho. Uyu Nebukadinezari umutware utwara isi yose, turaje turebe umutware wundi uzatwara isi yose kugira ngo ajyane abantu mu kigeragezo kireba isi yose. Mana idufashe. Ndashaka nanone gusoma n'amagambo aboneka muri Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume ya 7, paji 976. Umwanditsi yanditse amagambo akomeye aravuga ngo amateka azongera kwisubiramo. Amateka azongera yisubiremo, bizongera bibe. Iyobokamana ry'ikinyoma rizashyirwa hejuru. Umunsi wa mbere w'icyumweru wari umunsi w'imirimo kandi utejejwe, uzashyirwaho kuba igishushanyo cya Babuloni. Amahanga yose, indimi zose n'amoko yose, abantu bose bazahatirwa kuramya iyi sabato mpimbano, ariyo munsi wa mbere w'icyumweru. Uyu ni umugambi wa Satani wo gutesha agaciro umunsi washyizweho n'Imana, ugahabwa isi ho urwibutso rwo kurema. Nabikubwiye yuko nabanje kuvuga umusozo kugira ngo tuze kugendana neza. Hari amagambo yo kurarika kw'Imana. Genda usome mu Byahishuwe igice cya 13 turi kuvugaho nyine.
nasoma amagambo avuga ngo ufite ugutwi niyumve. Mbese ufite amatwi ongera usuzume neza niba ufite amatwi, kandi niba ufite amatwi wumve neza. Tega amatwi wumve, kubera ko aya magambo ni ay'Imana. Hari ibidasobanukiye abantu muri iki gihe cy'imperuka, ariko Imana irashaka kubidusobanurira. Hari umugani nigeze kwiga ndetse no kuri radiyo Rwanda wakundaga gucaho mu gihe cyo gutarama. Hari umugani w'inyamaswa, banza ari impyisi, ntabwo mbyibuka neza, zariye umuntu, ariko uwo muntu yari yaraburiwe yuko hari impyisi zishobora kumurya, ahabwa amabwiriza runaka. Ntabwo mbyibuka, ari wowe wabyibuka kundusha niba warawumvise. Maze rero uno muntu aza gushimutwa n'impyisi kubera ko atubahirije amabwiriza. Maze izi mpyisi zisigira indi mpyisi kurinda uwo muntu. Yari yamaze gupfa ariko yari yuzuye. Nuko iyo mpyisi yahawe umuntu ngo amurinde, byari ikigeragezo kuri yo, kubera ko kuba impyisi ifite inyama impande rwayo kandi ntizirye ni ikibazo. Maze impyisi iravuga iti reka ndye amatwi, reka ndye amatwi, iriye amatwi, reka nongere ndye umutima, ibiriye umutima. Nuko izindi mpyisi zije zirabaza ziti mbese byagenze bite ko twagusigiye umuntu wuzuye, kubera iki tureba wamushonanshonye, byagenze bite? Impyisi iravuga iti murambeshye. Izi mpyisi zashinje indi mpyisi yuko yariye kuri wa muntu. Impyisi iti murambeshye, none se uyu muntu yari kuba afite amatwi akaba atarumviye amabwiriza? Rwose uyu muntu nta matwi yari afite. Yarongera ati none se umutima we nta mutimanama yari afite rwose. Yaba awufite yari kumvira amabwiriza yatanzwe, akumvira imiburo yatanzwe, ntabwo yari kuba ari hano. Nshuti y'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite ugutwi niyumve. Mbese ntibyaba ari akaga ko abantu b'Imana mu gihe giheruka bashobora kumera nk'uyu muntu wariwe n'impyisi kandi yari yarahawe imiburo idasanzwe? Imana idufashe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nsimbukire gato mu Byashize igice cya 14. Ni igice gikurikira icyo tugiye kuganiraho cyane. Byashize igice cya 14 umurongo wa 9 hari amagambo akomeye ya marayika wa gatatu arangurura ati, umuntu ntaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni we uzaba ku nzoga, niho mujinya w'Imana yiteguwe idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Twite kuri ibi. Ikintu cya mbere ni inyamaswa, icya kabiri ni igishushanyo cy'inyamaswa, icya gatatu ni ikimenyetso cy'inyamaswa gishobora gushyirwa mu ruhanga cyangwa se mu kiganza. Uwo nguwo ngo niwe uzaba ku nzoga, niyo mujinya w'Imana yiteguyemo idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Mbese aya magambo aroroshye? Ntabwo aya magambo yoroshye, kandi ni amagambo y'Imana. Turabona inyamaswa kandi tubwiwe iby'ikimenyetso cy'inyamaswa, tubwiwe yewe n'ibyerekeye igishushanyo cy'inyamaswa. Ariko hari undi murongo udasanzwe mu gice cya 13 umurongo wa 16 hatubwira ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa ku ruhanga. Inyamaswa iteye ubwoba, izatera aboroheje. Suribuka ya magambo twasomye muri Daniel igice cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 2, ko abantu bagomba kuza mu kibaya cya Dura ari abantu b'amoko yose n'indimi zose baturutse mu bihugu byose. Nuko ni inyamaswa igomba gukora ngo izatera aboroheje, izatera abakomeye, izatera abatunzi, izatera abakene, izatera ab'umudendezo ndetse n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa se mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ino ni indi concept yinjiye mu byo turi kuvuga. Hari inyamaswa, hari ikimenyetso cy'inyamaswa, hari igishushanyo cy'inyamaswa, noneho haje n'umubare w'izina ry'iyo nyamaswa. Birakomeye cyane. Itegeko riratanzwe ko umuntu utazabikora
azagirwaho n'urubanza kandi ikaba ari itegeko rireba isi yose. Umurongo wa 15 ntabwo muri icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka no kuvuga kandi ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Igishushanyo cy'inyamaswa ngo kizahabwa guhumeka. Iyi foto y'inyamaswa ndagira ngo tubyumve neza. Hari inyamaswa ndagira ngo rero ko iyi nyamaswa ni inyamaswa muntu kandi inyamaswa ngo bayikoreye ifoto nini. Njya mbona abaperezida b'isi nabo bagira amafoto mu biro by'ubutegetsi bwite bwa leta hose. Ahantu hose hari ibiro by'ubutegetsi usanga hari amafoto y'abaperezida b'ibyo bihugu. Nuko rero ngo hari n'ifoto, hari ifoto y'iyo nyamaswa ariyo gishushanyo nyine. Ariko mu iki gishushanyo cyaje guhabwa guhumeka. Ngo ino foto yaje guhumeka ntabwo bisanzwe. Yaje guhumeka kugira ngo ivuge kandi ngo yicishe abatazayiramya. Hano hari parallel, hari ibintu bibiri bihanganye. Cya mbere ni ukuramya inyamaswa nk'uko tubisomye mu byashu igice cya 14 umurongo wa 9 ko umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo azagirwaho n'urubanza. Kandi turabibonye mu gice cya 13 twabisobanuye ko hari inyamaswa ifite umugambi udasanzwe wo kuramywa, ndetse hari n'indi nyamaswa izaza gukora uwo murimo kugira ngo iyo nyamaswa iramywe nyine. Ariko hari undi ukwiriye kuramywa. Uwo nguwo ni umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Byashe mu gice cya 14 umurongo wa 7 marayika wa mbere arangurura n'ijwi rirenga abwira amoko yose n'imiryango yose n'indimi zose ati nimwubahe Imana muyihimbaze, muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Hari abo kuramya babiri. Mbese uraramya nde hagati y'umuremyi w'isi n'inyanja n'amasoko no hagati y'inyamaswa yavuye mu nyanja ivugwa mu byashu igice cya 13 uhereye ku murongo wa 1 kugeza uwa 11. Ni igihe cy'amahitamo kandi ni igihe kidasanzwe. Ubu duhagaze mu kibaya cya Dura muri ino minsi y'imperuka kandi abantu b'Imana barahamagarwa gufata icyemezo. Ndagira ngo mvaneho urujijo mu izina rya Yesu. Aya magambo ndabizi yendewe n'Imana kandi ugende uyasuzume nk'uko twabibonye. Ijambo ryose rikwiriye gusuzuma n'ubwitonzi tugiye mu byanditswe byera. Ntabwo ari umuntu wabivuze n'agaciro afite, nta nubwo ari amatora y'abantu benshi akwiriye gukurikizwa twarabibonye, ahubwo ijambo ry'Imana ryonyine ryo rikwiye kubisobanura. Abantu benshi muri iki gihe cya COVID-19 bagiye mu buyobe budasanzwe kandi barayutwa. Babwirwa yuko muri urukingo rwa COVID harimo ikimenyetso cy'inyamaswa, ndetse abantu bashobora gushyirwaho wa mubare w'izina ry'inyamaswa witwa 666. Bakumva ukuntu bazabiterwa mu rushinge. Bamwe bajyaga bavuga ibintu bya microchip maze ngo bikaba ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Mbese ibintu bifite ukuye kuri. Hari movements nyinshi. Ibintu bitegura ejo bundi ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere nibwo nakoze screenshot y'iki kinyamakuru cyitwa Daily Mail. Abavuga ko ino stadium yitwa Dodger Stadium ngo ni ahantu hari yari site iri gukorerwaho gukingira abantu hariya muri leta ya Los Angeles State, ariko ngo yaje gufungwa. Kubera iki yafunzwe? Habayeho imyigaragambyo idasanzwe kubera ko abantu barivovota. Hano hari amagambo naciyeho umurongo. Abantu barimo barasakuza bati COVID scam, coercion illegal and the mark of the beast ahead. Bari gufata urukingo rwa COVID-19 nk'aho ari ikimenyetso cy'inyamaswa, mark of the beast. Mbese ibintu bifite ukuri kuri. Mbese no kubera iki izi movement zigenda zisaduka iteka ryose. Hari amagambo bari kugenda bakwirakwiza. The mark of the beast. Icyambere hari imigabane ibiri. The pandemic, no shots, nudaterwa urukingo cyangwa se umuti, no job, nta kazi uzabona, uzaba muri quarantine, uzaguma mu rugo, no food, ibiryo bizabura, no buying or selling, ntabwo uzabura cyangwa ugurisha igihe uzemera kudafata urukingo. Maze kandi ngo igihe wafashe urukingo hari counterfeit immorality, uzagira counterfeit immortality, uzabaho ubuzima buteye ubwoba
no redeemable, ntabwo gucungurwa kuzaba kugihari, cast alive in the lake of fire, kandi uzajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Kandi twabonye ngo ni contemplate immortality, zababazwa by'iteka ryose. Nshuti y'Imana, nibyo bari gukwirakwiza ku byerekeye ikimenyetso cy'inyamaswa, the mark of the beast, babihuje na coronavirus. Isi yacu iri mu kaga. Tubona imyigaragambyo mu buryo bw'umwaka w'ikinyejana cya 21, 2020 yari iteye ubwoba. Mbese uribuka uno mugabo witwa Floyd, no mugabo w'umwirabura, bari barimo bavuga bati Black Lives Matter, ubuzima bw'umwirabura n'ubw'agaciro. Habaho imyigaragambyo idasanzwe, hari imyigaragambyo ya climate change, uburyo ki barimo barengera generation nshyashya. Ahari inzongera bigaruke bijyanye na climate change, ni ikintu kidasanzwe. Nagize amahirwe yo kwiga ishuri rimwe muri Denmark, niga ibijyanye na SDGs, Sustainable Development Goals, ni gahunda y'isi yose igendereye kugeza ku iterambere rirambye. Abize mu ishuri barayizi SDGs igihe nayigaga muri iryo shuri rya Denmark, hari ikintu cyantangaje, ni uko ibintu byose bihuzwa na climate change. Genda nawe ubyige uko ingingo zose zihuzwa na climate change, kubera ko climate change ngo nicyo kibazo gihangayikishije isi muri iyi minsi. Burya UN igenereye gushyiraho igisubizo cya climate change. Tuzi ibijyanye n'ubutegetsi bwite bw'idini rya Katolika nk'uko bukorera i Vatican. Papa nawe hari inyandiko yasohoye muri 2020 irazwi cyane, 2020 niba nibuka neza cyangwa nibeshye, yitwa Laudato Si. Laudato Si nayo ivuga ku bijyanye na environment, akwanza atari 2020, ko 2020 yasohoye Patriarity. Genda wongere ubisuzume neza. Ino Laudato Si nayo yerekana ko ikijyanye na environment giteje inkeke isi yose. Abanyamadini imyigaragambyo myinshi yavuga kuri environment. Isi mu kaga, urabona abantu bajya mu mihanda bakivumbagatanya, kandi ibintu byinshi bikagenda bihuzwa n'iby'idini. Ariko reka umunsi nirugire kuri coronavirus ngo ni ikimenyetso, urukingo rwa covid ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Ndagira ngo mbivuge mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo yuko icyo ngicyo ari ikinyoma, kandi ari umugambi wa Satani wo gukwirakwiza ibihuha ngo abantu b'Imana bayobye. Nta nubwo mbizi niba nta gahunda y'abanyapolitiki irimo, cyangwa se abategura gahunda zigomba gushyirwaho mu gihe kiri imbere cy'imyivumbagatanyo tubona ikwirakwira ku isi, kugira ngo abantu bakomeze kuyoba, bakomeze kurangarira ikinyoma, batamenya ukuri. Niyo mpamvu navuze ngo iki ni igihe cyo kujya mu byanditswe byera, abantu basobanukirwe n'ukuri icyo ari cyo, bave mu bujiji, kubera yuko ibirangaza ni byinshi, ibirangaza byashyizweho ni byinshi, kugira ngo ahari birindagize abantu b'Imana bibayobye. Ino myigaragambyo ntabwo mpamya yuko isa gusa, ntabwo mpamya yuko ari abantu baciriritse nkanjye bahaguruka ngo babizane, ahubwo no kugira ngo abantu bagire ibindi bibarangaza. Rero ndagira ngo mubwire, aha ni ubwenge buri. Byashyizwe igice cya 13 mu wa 18. Aha ni ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu. Imana ishimwe ko yatanze ibimenyetso. Icya mbere batubwiye ngo ni umubare w'umuntu, shaba akarongo yuko ari umubare w'umuntu. Ni umuntu, ntabwo ari urukingo, ntabwo ari urukingo shw'Imana. Ni ikibazo cy'umuntu, ntabwo ari ikibazo cya tekinoloji. Haragiye bavuze ngo biri muri computer, batangira kuvuga computer ihuza na 336. Hari bavuze ibya microchip, ibintu bigenda bigwa ku mare 336 bitandukanye. Ariko ikimenyetso cya mbere nkubwira kandi kivuzwe na Bibiliya ni uko uyu mubare 636 ari umubare w'umuntu. Jambo riravuze ngo aha ni ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. 666 ni umubare w'umuntu. Ndagira ngo nsimbukire ku byavuzwe
muri iki kinyamakuru cyitwa Our Sunday Visitor. Our Sunday Visitor. Iki ni kimwe n'amakuru cya Kiliziya Gatolika ubwacyo. Yaranditse mu cya 1915 mu kwezi kwa kane itariki ya mbere. Ikinyamakuru cyanditse amagambo akwiye kuzirikana. Genda ubishakishe, ubu hajeho tekinoloji no kujya muri Google biroroshye kugira ngo ugere ku makuru nk'aya ngaya. Baratse ngo the letters inscribed on the Pope's meter are these. Inyuguti zanditse ku ikamba rya Papa rizi ngo Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, which is the Latin for Vicar of the Son of God. Bikaba ari ikilatini gisobanuye ngo uhagarariye umwana w'Imana ku isi. Vicar of the Son of God. Uhagarariye umwana w'Imana ku isi. Vicarius Filii Dei. Ni amagambo y'ikilatini yanditse muri kamba rya Papa uwitwa Nyir'ubutungane. Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei se bisobanuye iki? Ahari wagize amahirwe yo kugera mu ishuri, ni isomo nigishijwe muri primaire, nubwo nizi imibare ntabwo nakomeje kwiga imibare, ariko imibare y'abaromani ahari tubasha kuyisoma, tujya tuyifashisha kenshi. V ni umubare w'ikiromani burya usobanura 5, kandi I ni 1, C ni 10, A yo ntabwo ifite igisobanura, na R ntabwo ifite igisobanura, I twabonye ko ari 1, U ni kimwe na V ni 5, S kandi nta gisobanura, biragenda bikabyara 112. Vicarius ihuye ni 112. Filii birabyara 53, Dei birabyara 501. Maze nuteranyije 112 kongera 53 kongera 501 biragenda bibe 635. Batubwiye ngo iri ni izina ry'umuntu, ni umubare w'izina ry'umuntu, kandi umuntu witwa Vicar of the Son of God, Vicarius Filii Dei, ari we Papa w'i Roma, niwe ufite uyu mubare 635. Izina ribyara 636 ni Vicarius Filii Dei. Dufite ibihamya byinshi tuzakomeza kureba by'ibyerekeye ubupapa bw'i Roma muri Danieli, uhereye cyane mu gice cya 7 gukomeza. Nuko turabisobanuriwe yuko wa wundi witwa uhagarariye Imana ku isi waje kwambikwa ikamba ridasanzwe kandi rigashyirwamo ari amagambo, ari we ufite umubare 636. Reka mbivuge rero mu mvugo yaburanije idaciye mu marenga, uwo ni we nyamaswa yo mu nyanja ivugwa mu Byahishuwe igice cya 13. Mbese twaba tumaze kubona inyamaswa, twayibonye. Ni ubupapa bw'i Roma, kandi umubare w'iyo nyamaswa 636 twawubonye nyine. Ni ikimenyetso kitubwira uwo ari we. Rero tugiye kureba none ikimenyetso cy'inyamaswa, ibyo igishushanyo cy'inyamaswa byo umbabarire ntabwo ndi bubivugeho, nzabivugaho mu gihe kiri imbere kubera yuko turacyafite byinshi byo kureba. Mbese bavuga ko ikimenyetso kiranga ubutware bw'inyamaswa yitwa Kiliziya Gatolika y'i Roma ari ikihe? Genda usome muri Catholic Court. Ni ikinyamakuru cyandikirwa muri London, Ontario, cyanditswe hariya muri September ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa 9 ku itariki ya 1923. Ibi bintu byagumishije mu rurimi rwabyo ngo hari ntaza kubihindura nabi cyangwa ngo bitaza kwitwa iby'abandi. Nawe ugenda ubyandike gutya nk'uko nabivuze, uraza kwibonera ibihamya bidashidikanywa kandi bivuye ku mwimerere wa ba nyirabyo. Baranditse ngo Sunday is our mark of authority. Icyumweru, Sunday, umunsi w'icyumweru, ni ikimenyetso cy'ubutware bwacu. Burya ngo ikimenyetso cy'ubutegetsi bw'i Roma kwa Papa ngo ni umunsi w'icyumweru, ni ikimenyetso cy'ubutware bukomeye bwacu. Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Burya ngo itorero Kiliziya iri hejuru ya Bibiliya, kandi ukuvana ukwera kw'isabato ukashyirwa ku cyumweru, ino transfer yabayeho ni igihamya cy'uko kuri yuko itorero riruta Bibiliya. Ariko uko no kwishyira hejuru kwa mwene muntu twabibonye nyine ko ari wo guhabana kuri hagati yo kuramya Imana no kuramya inyamaswa. Ntabwo bisanzwe. Hano umugabo witwa Monseigneur Louis Segros
uyu Musenyeri Wiseguru yanditse amagambo akomeye, yanditse igitabo cyitwa gute? Yanditse igitabo cyitwa Plain Talks About Protestantism of Today. Yaranditse ngo it was the Catholic Church which changed the West to the Sabbath. Ni itorero rya Kiliziya Gatolika ryahinduye ikiruhuko mo icyumweru. Then the observance of Sunday by Protestants is an homage they pay in spite of themselves to the authority of the Catholic Church. Nuko rero kuruhuka ku cyumweru kw'abaprotestanti ni uguha icyubahiro ubutegetsi bw'i Roma, ni ukuza biyoma kuri Roma, ni ukuza baciye bugufi bavuga ngo turakubashye nka Roma. Nubwo bitwa Protestant, nubwo bitwa abahakanyi bahakana inyigisho z'i Roma, ariko iyo bigeze ku cyumweru abaromani baravuze ngo burya abaprotestanti baba baza kuduha icyubahiro no kuducira bugufi igihe bavuga ku cyumweru. Aya ni amagambo y'ubwishingizi bukomeye y'uyu mugabo, uyu mubishopu witwa Seguru, Musenyeri Wiseguru. Mbese ijambo ry'Imana rivuga iki ku byerekeye kuruhuka? Imana yaravuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Iri ni itegeko rya kane mu mategeko y'Imana. Wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujya ukora aba ari iyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni sabato w'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, waba wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Kubera iki se? Kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira kuwa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ijambo ry'Imana ryashyizeho ikimenyetso cyo kurema. Turabisomye kuri uyu murongo wa 10. Kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Burya isabato ni ikimenyetso cyo kurema, ni ikimenyetso Imana yashyizeho ngo abantu bazirikane. Nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza, kugira ngo tubere ikimenyetso ko twavuye mu biganza by'Imana. Narabivuze igihe navugaga ibyerekeye igitabo cya Daniyeli, mvuga n'ibyerekeye igitabo cy'Itangiriro, y'uko ibijyanye no kuramya, ibijyanye n'irema birimo bisiribangwere mu gitabo cy'Itangiriro ku gice cya 1 kugeza ku gice cya 11. Kandi rero turabona nyine y'uko ari gahunda iri kugira ngo ndetse n'ikimenyetso cyerekana ko Imana ari umuremyi gikurweho rwose. Ariko Imana ntabwo izatsindwa, ntabwo Imana izatsindwa. Uno muntu witwa Padiri Everard yanditse Redemptor's College, yanditse ngo the Bible says remember that you keep holy the Sabbath day. Bibiliya iravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. The Catholic Church says no. Kiliziya Gatolika iravuze ngo oya. By my divine power, I abolish the Sabbath day. Mu bushobozi bwanjye ivajuru vanyeho umunsi w'isabato. And I command you to keep holy the first day of the Sabbath. Ahubwo ndagutegetse ngo ujye weza umunsi wa mbere w'icyumweru. Ariko reka nsubiremo ano magambo banza utayumvise neza. The Bible says, remember that you keep holy the Sabbath day. Bibiliya yavuze ngo ujye wibuka kweza umunsi w'isabato. The Catholic Church says no. Kiliziya Gatolika yavuze ngo oya. By my divine power, I abolish the Sabbath day. Mu bushobozi bwanjye mvanyeho umunsi w'isabato. And I command you to keep holy the first day of the week. Ndagutegetse ngo ujye uruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru. And lo, the entire civilized world bows down in the reverence obedience to the commandment of the Holy Catholic Church. Nuko rero abateye imbere bose, isi yose yubamye imbere y'ububasha bw'itegeko ry'itorero ryera ry'i Roma, Kiliziya Gatolika. Amagambo arakomeza y'uyu mugabo witwa Father Everard. Uyu mupadiri naramukunze, yavuze amagambo akomeye cyane.
I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are about to keep, and no one has called for the money. Nabisubiyemo kenshi nshyiraho igihembo cy'amadolari 1,000 ku muntu wese uzahamya akoresheje Bibiliya gusa yuko icyumweru ari umunsi wo kuruhuka, ariko nta n'umwe wabashije gutsinda icyo kizamini. Baniha ubwenge abantu bayo kugira ngo basobanukirwe n'uko turi kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mu gitabo cyitwa Congress Catechism, ino ni katigisimu nyine ya Kiliziya Gatolika yitwa Congress Catechism, cyangwa se katekisimu y'abahindukiriye Kiliziya, bambajije ikibazo ngo which day is the Sabbath day? Mbese umunsi w'isabato ni uwuhe? Igisubizo batanze baravuze ngo Saturday is the Sabbath day. Burya umunsi witwa Saturday cyangwa se Sunday cyangwa se w'Abanyarwanda benshi bita ku wa gatandatu, this is the Sabbath day, niwo munsi w'isabato. Conference Catechism irakomeza ngo why do we observe Sunday instead of Saturday? None se kubera iki dusenga ku cyumweru aho gusenga Sunday? Igisubizo batanze, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Turuhuka ku cyumweru kubera yuko Kiliziya Gatolika mu nama y'i Laodicea muri 336 nyuma ya Kristo yafashe ukwera kw'isa, ukwera kuvana kuri Samedi ikujyana Dimanche. Ntabwo byoroshye. Maze indi catechism yitwa Doctrinal Catechism ku ipaje yaho 174 babajije ikindi kibazo, have you any other way of proving that the church has power to institute festivals or precepts? Mbese hari ibihamya dufite yuko itorero rifite ububasha bwo gushyiraho iminsi mikuru n'amategeko? Igisubizo, had she not such power, she could not have done that in which all modern religions agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday. Baravuga ngo iyo iri torero riba ridafite ubwo bubasha bwo gushyiraho amategeko n'iminsi mikuru, ntabwo isi yose abanyedini bose baba bemeranya naryo yuko yashyizeho kwera kw'icyumweru, the first day of the week, or the observance of Saturday, the seventh of the week, a change for which there is no scriptural authority. Ntabwo abanyedini bose bo muri iki gihe baba bemeranya na Kiliziya Gatolika yuko kwa kwera kw'isabato umunsi wa 7 w'icyumweru uhindurirwa ku munsi wa mbere w'icyumweru, uguhindurwa kutigeze kwemerwa n'ijambo ry'Imana, a change for which there is no scriptural authority. Catholic Press mu 1900 baranditse bati Sunday is a Catholic institution and its claims to observance can be defended only on Catholic principles from beginning to the end of Scripture. Icyumweru ni igihangano cya Kiliziya Gatolika kigomba kubahirizwa, kandi ntaho mu byanditswe byera twabona uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe uretse amahame ya Katolika ubwayo. There is not a single passage that warrants the transfer of weekly public worship from the last day of the week to the first. Nta murongo n'umwe mu byanditswe byera waduha gutransfera cyangwa se guhindurira kuramya ku munsi wa mbere mu mwanya wo kuramya ku munsi wa 7. Byashe igice cya 13 umurongo wa 16 n'uwa 17 twasomye ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Tumaze kubona ikimenyetso cy'ubutware bw'Iroma, tumaze kubona ikimenyetso cya wa wundi wajyanyijwe n'inyamaswa mu nyanja ivugwa mu byashe igice cya 13. Mbese wakibonye n'icyumweru, kubera ko ikimenyetso cy'Imana umuremyi cyari isabato. Uzabona ibihamya byinshi. Ahari nzaganira nawe isabato mu buryo bw'umwihariko
mu minsi iri imbere n'uburyo Imana itayikuyeho nk'uko amadini amwe abyigisha. Abaprotesitanti benshi ndetse na bamwe mu banyarwanda bajya bigisha yuko isabato yakuweho. Hari n'umuntu wanditse igitabo gitangaje, ni umupantekote, maze arandika agatabo kari mu Kinyarwanda, agatabo keza gafite kava yanditseho ngo isabato, ashyiraho ikibazo. Yahakanye isabato agaragaza ko ari iy'abayuda, ariko ndagira ngo ko isabato atari iy'abayuda, nta nubwo isabato ari iy'abadivantisite nk'uko abantu benshi babyibwira, ahubwo isabato ni ikimenyetso cy'ubutware bw'Imana y'umuremyi, yatanzwe muri Edeni. Mu gihe Imana yari imaze kurema, ku munsi wa karindwi Imana iraruhuka. Icyo gihe icyaha cyari kitarabaho. Narabikubwiye ko Satani yanga umuryango, kandi Satani yanga isabato. Ibi bintu bibiri Imana yabitanze icyaha kitarabaho. Satani arabirwanya cyane, kandi reba Imana nayo irabikunda. Burya Imana ikunda umuryango, kandi Imana yaduhaye isabato nyine ngo twibuke ko ari umuremyi wacu, twibuke ko ari umucunguzi wacu. Mbese wari ubizi? Burya na Yesu yaducunguye ku wa gatandatu. Imana umuremyi yaturemye ku wa gatandatu vendredi, maze ku wa karindwi iraruhuka. Kandi Yesu Kristo yaducunguye ku wa gatandatu vendredi, maze ku wa karindwi aruhukira mu gitondo. Nshuti y'Imana, muri vuba bidatinze tugiye kubona ya nyamaswa yavuye mu gitaka, tuzayireba igihe gikwiriye gisohoye. Turebe iyo nyamaswa yavuye mu gitaka, ni ubutegetsi nabwo buzaza bukorana n'inyamaswa yavuye mu nyanja, aho twamaze kubibona yitwa Roma, ngo iyo nyamaswa izahatira abantu bose kwemera kugura cyangwa izatira abantu bose kuramya inyamaswa yavuye mu nyanja, cyangwa gushyirwaho ikimenyetso muranga cyangwa mu kiganza, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso, keretse yemeye kuramya. Kandi kuramya dimanche nuko genda ubisuzume nawe, maze uzaze ubivuguruze niba ngombwa. Umugabo witwa Dr. Milngom yaranditse ngo we may not be able to control the weather. Uyu mugabo yabivuze muri iki kinyejana turimo. Ni umubishop, ni umugabo wo muri Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wita kuri aya magambo avuzwe n'umuntu wo muri Kiliziya Gatolika kandi umubishop. Aravuze ngo we may not be able to control the weather. Dushobora kuba tudafite ubushobozi bwo gukontorora ikirere, tuvuge yuko ubushyuhe buri buze cyangwa ubukonje, kandi koko ibyo bifitwe n'Imana. Niyo itegeka izuba kurasira ab'inyaneza, niyo ivuga ngo imvura igwe cyangwa ye kuba. But we are going to control Congress. Ariko tugiye gukontorora Kongere mubwira ni imwe mu bashinzwe ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We may not be able to control the weather, but we are going to control Congress in reference to the securing of Sunday laws. Ku bijyanye n'amategeko y'icyumweru tugiye gukontorora Congress. We propose to organize a Sunday rest week and to elect a guillotine in the United States, in view of which every politician will recognize that he is destined to be politically beheaded if he does not give us the registration we demand. Hagiye gushyirwaho ikintu cyitwa guillotine. Guillotine genda wige Revolution Française, rwari urupfu nyine rw'abigomeka ku matwara y'abari bayoboye iyo mpinduramatwara y'Abafaransa. Hari hariho guillotine, guca imitwe. Tugiye gushyiraho ndetse na gahunda yo guca umutwe na gahunda y'ubwicanyi ku munyapolitike wese uzavuguruza iyi gahunda tuzanye kugira ngo acibwe umutwe. Aya magambo saroroshye. We are laboring with all our might to carry the religious Sabbath with right hand and the civil Sabbath with our left. Turashaka yuko iri tegeko rijyanye no kuruka ku cyumweru mu kuboko kumwe n'itegeko rya politiki, kandi mu kundi kuboko n'itegeko ry'ibyitiriro. Thousands will receive it as religious institutions. Benshi bazakira ibijyanye no kuruhuka ku cyumweru n'ihame rijyanye n'iby'iyobokamana. Bisobanuye in the forward. Nuko nguko uyu nguyu abisobanura. Aravuga ati mu kubyakira nk'iyobokamana mu bigendanye no kuramya no kubyakira in the forward.
All the rest will receive it as a civil institution. Abasigaye nabo bazabyakira mu bijyanye na gahunda ya leta, mu bya politiki. This is in the hand, mu kiganza, and thus will carry the whole nation. Maze ishyanga ryose cyangwa se igihugu cyose tubashe kugitwara. Muntu w'Imana, amagambo nk'aya aba akomeye kuyavuga, ndetse ntabwo biba byoroshye kubyatura, ariko dushima Imana yuko tugifite umudendezo wo kuvuga ibintu no kubigaragaza ku kibaho nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze muri Habakuki. Aya magambo niyo nahereyeho nturarika ku ijambo ry'Imana rivuga ngo tubishyire ku kibaho kandi ubisoma byihutire. Mbese aya magambo arakomeye mu bijyanye n'ibyobokamana ni mu ntekerezo, in the foreheads, mu ruhanga, kandi ibijyanye na civil society, ibijyanye n'ibya politiki, it is in the hand, ni mu kiganza, nuko abantu bazacira ikimenyetso. Ntabwo ari ugushyirwamo microchip, ntabwo ari ugutera urukingo rwa covid. Inshuti y'Imana, birashoboka yuko waba ufite ikibazo ku bijyanye n'urukingo rwa covid-19, ariko nanjye ndagifite. Nanjye mfite ikibazo ku bijyanye n'urukingo, kandi kubera yuko urukingo ubundi bavuga yuko rukorerwa ubushakashatsi mu myaka isaga 20, ariko uru nguru rwo rukorewe ubushakashatsi mu mezi, ntabwo umwaka wuzuye. Icya kabiri, turabona ibimenyetso byinshi by'abagenda bagirwaho ingaruka nabwo bitewe n'imiterere y'ubuzima bwabo. Ahari icyo ngicyo cyadutera guhangayitswa n'urukingo. Ahari kandi koko birashoboka yuko izo za microchip zaba zirimo, ntabwo mbisobanukiwe, manitse amaboko ntabwo mbizi. Ahari barashaka gukontrolinga isi kugira ngo abantu bose bajye babasha kumenya amakuru yabo mu buryo bworoshye. Ibyo nabyo birashoboka kandi biroroshye kuko ni umushinga wabo, ariko ntabwo bihuje no kuramya, ntabwo bihuje n'ikimenyetso. Oya, ahari byaba biri mu buryo buri segonderi buzafasha gusohoza iri tegeko, ariko ntabwo ari cyo kimenyetso nyir'izina. Imana igufashe kugira ngo ubyumve neza. Imana igufashe kugira ngo usuzume ibyanditswe byera, umenye ikibazo kigambiriwe icyo ari cyo. Muntu w'Imana, ni igihe cyo kwisunga Yesu cyane. Nasomye ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho, kuko iminsi 6 ari Uwiteka Imana yaremeye ijuru n'isi n'inyanja n'ibintu byose, akaruhuka ku wa karindwi. Kandi mfite isomo ryiza nshaka kugutura muri Yesaya 58:13-14, handitse amagambo avuga ngo nuhindukira ntukandagire isabato. Nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wawe wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka, ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha. Ese uyu munsi ni umunsi w'Abadive cyangwa ni umunsi w'Abayahudi? Oya, ijambo ry'Imana yavuze ngo ni umunsi wera w'Uwiteka, ukwiye kwita uw'icyubahiro ukawubaha. Kandi ntubikigenge, ntubishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe. Murongo wa 14 hari isezerano rigusezeranirwa, nuko uzishimira Uwiteka. Nanjye Uwiteka nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Ninjye ubisomye Eric, ariko ijambo ry'Imana niryo ribivuze. N'aya magambo asoza murongo wa 14 muri Yesaya 58. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze, karavuze ngo nubigenza gutyo uzishimira Uwiteka, kandi nzaguha kurambagira mu gihugu cy'ubwiza twasezeraniwe vuba bidatinze tugiye kujyamo. Ushobora kwibaza ibijyanye n'umunsi w'icyumweru n'umunsi w'isabato wayo, kubera yuko mu Kinyarwanda biraducanga. Se mu Kinyarwanda ntibiducanga, tuvuga ngo ku wa gatandatu, ku cyumweru, ku wa mbere, maze umuntu yaba ari umunsi wa karindwi w'Uwiteka koko agasanga ni ku cyumweru. Ariko ndagira ngo ubwire ko atari byo, ntabwo ari byo. Ntabwo uriya munsi ari umunsi wa karindwi, ahubwo ni umunsi wa mbere. Uzakurikirane padiri ari gusoma misa, azabikubwira yuko ari umunsi w'intangiriro z'icyumweru. Nkunda Kiliziya Gatolika, burya ntabwo ijijije. Ibibazo ni ibibazo by'Abanyarwanda, ntabwo ari ibibazo by'isi. Kumenya kubara ino bizi. Abanyarwanda nibo bahereye ku wa kabiri baruta uwa mbere, maze rero bituma uwari uwa mbere uhinduka uwa karindwi. Kandi n'Abaswahili burya bajya bagira icyo kibazo, maze bagahera ku wa karindwi bakawita uwa mbere, bigatuma umunsi wa karindwi witwa uwa mbere, nyine uwa gatandatu ukaba ari uhinduka uwa karindwi. Ariko ibyo bibazo bifite Abaswahili, bifite n'Abanyarwanda.
genda urebe kalendari ukoresha hari muri telefone yawe. Iyi kalendari iri imbere yawe niyo nafotoye yakoranywe na computer yanjye, ni iya Microsoft. Microsoft yadushyiramo kalenda, kandi kalenda iteye gutya. Genda urebe umunsi wa mbere witwa Sunday, kandi umunsi uheruka witwa Saturday. Mbese tubaze rimwe kabiri gatatu, turabona Sunday rimwe, Monday kabiri, Tuesday gatatu, Wednesday kane, Thursday gatanu, Friday gatandatu, Saturday karindwi. Burya nta rujijo ruri muri ibi bintu. Umunsi wa mbere w'icyumweru ni Sunday. Mane dufashe kugira ngo tuve mu bujiji. Hari amagambo naterewe kandi nshaka gusorezaho. Amateka azongera kwisubiramo. Iyobokamana ry'ikinyoma rizashyirwa hejuru. Umunsi wa mbere w'icyumweru wari umunsi w'imirimo, kandi utejejwe uzakirirwaho kuba igishushanyo cy'abagome. Amahanga yose, indimi zose n'amoko n'abantu bose bazatirwa kuramya isabato mpimbano. Uyu ni umugambi wa Satani wo gutesha agaciro umunsi washyizweho n'Imana, ugahabwa isi ho urwibutso rwo kurema. Muribuka se ikigeragezo cyawe twabonye abana b'Imana bahuye nacyo? Twakibonye, kandi ntabwo cyari cyoroshye, ariko abana b'Imana baratsinze, banamba ku Uwiteka, banamba ku mategeko ye. Ahari aya magambo mvuze ateye ubwoba, ariko ndagira ngo nongere nisegure mu izina ry'Uwiteka Imana nyir'ingabo, y'uko atari njye ukwiriye kuba icyitegererezo, ahubwo ijambo ry'Imana ryo rikwiriye kuba indongozi iyobora abantu b'Imana. Aya magambo narayavuze, ariko ndashaka kongera kuyasubiramo. Hari ihame twabonye rivuga ngo uku niko Uwiteka avuga. Mbere yo kugira ihame cyangwa inyigisho iyo ari yo yose twemera, dukwiriye kubanza kwibaza niba bihuje n'iri jambo ngo uko niko Uwiteka avuga. Jya mu byanditswe byera urebe ko ibyo navuze ari ukuri, maze ubigereranye n'ibivugwa muri iki gihe cy'imperuka, urebe niba ukuri ari uko navuze cyangwa ukuri ari uko babandi bavuze. Ijambo ry'Imana aba ari ryo ryererezwa gusa. Njyewe ncishwe bugufi imbere y'Imana, kandi byavuze n'umurongo wa 14 umurongo wa 11 twabonye iby'itorero ry'i Beroya, ngo ariko bo bari beza kuruta ab'i Tesalonike, kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze, bashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwira ari ukuri koko. Abakorera igice cya 10:15, mbafitiye icyizere, ndababwira namwe muri abanyabwenge, mutekereze ibyo mvuga niba ari iby'ukuri koko, maze mubyemere cyangwa se mubihakane. Yesu Kristo niwe uguhamagara kugira ngo wemere kwakira ikimenyetso cy'ububasha bw'uko ari we muremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, ari we wakubumbye, kandi ari hafi kugucyura mu bwami bwe. Ubwo hariho guhangana kubiri, abaramya Imana n'abaramya inyamaswa, kandi hakaba ari akaga gategereje umuntu wese uzaramya inyamaswa. Nk'uko twagasubiye mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9, twabonye ko umuntu uzaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo azagerwaho n'umujinya w'Imana witeguye udafunguye, kandi ngo azabazwa n'umuriro n'amazuku. Mbese wakwemera kujya mu ruhande rwa Yesu? Nabyo birasaba kwigomwa. Kwa umurongo wa 12 w'icyo gice cya 14 baravuga ngo aho no kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nko kwa Yesu. Burya amategeko y'Imana afite agaciro, kandi ntabwo wayatandukanya no kwizera. Erega burya kwizera urimo kumvira muri ko. Imana igufashe. Hari indirimbo nshaka kugutura mu munsi, ndashaka kukuririmbira nubwo natinze. Hari indirimbo mu gitabo cy'Abaprotestani ya 207. Ino ndirimbo nayigishijwe na mukecuru wanjye. Hari nyogokuru mfite, nyogokuru ni masenge wa mama, ubwo rero ni nyogokuru wanjye, nigiye ku birenge bye n'umwana muto, ndetse Bibiliya ye niyo nigiyemo gusoma mu Kinyarwanda, kandi ndamushima. Hari amasengesho yansengeraga, ntabwo nzibagirwa isengesho yansengeraga avuga ati wa mwuka w'Imana zera wabaga muri Daniyeli, uwo ngo tuzabibona. Naje kuvumbura yuko mukecuru yajyaga yireshya amasaku, kubera ko ntabwo ari umwuka w'Imana zera, ahubwo ni amagambo tuzabona mu gice cya 4 cya Daniyeli, yuko ari Imana zera. Uyu mwamikazi yashaka kuvuga Imana nyinshi, we yabonaga muri Daniyeli n'umwuka w'Imana zera, ariko mukecuru yajyaga nsengera ati umwuka w'Imana zera wabaga muri Daniyeli azabe muri uyu mwana. Imana ishimwe kubw'iryo sengesho, kandi Imana ishimwe yuko yampaye gukunda igitabo cya Daniyeli, ndetse nacyanditseho ikindi gitabo cyitwa igitabo kibumbuye. Ahari nzabivugaho mu gihe kiri imbere, kandi nanabivuzeho. Hari indirimbo rero yanyigishije kuririmba muri ubwo bwana, igihe nari ntaramenya no kwiga gusa, nari nkiga gusoma nyine.
hari indirimbo ya 207 yanyigishije, yakundaga kuyiririmba, kandi iyi ndirimbo nanjye nkunda kuyiririmba kubera yuko ari uguhamagara kw'Imana. Iravuga ngo waba atinyutse ibyago byose, waba atinyutse ibyago byose, naza akurikira umwami Yesu, nta cyamurekesha iyo migambi ye, mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo, ahubwo abazimubwira nibo bazagwa. Abanzi bo bose ntabwo bamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Igice cya 3. Mwami ujye undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kubaho iteka. Have wa bwoba we, nimunyikorere, namaramaje rwose kujya mu ijuru. Mbega indirimbo nziza! Abantu b'Imana rero, ndi kuvuga ibintu bivugisha amagambo, kubivuga biroroshye, ariko kubishyira mu bikorwa birakomeye. Abantu b'Imana bemeye gukurikiza itegeko rya 4 ry'isabato, bamwe bagiye batakaza akazi kabo, ariko rero ibyo byari intangiriro yo kuramugwa. Ikigeragezo kigiye kuza kandi kireba isi yose. Amategeko agiye gushyiraho adasanzwe, kandi ndibona bidatinze, kuko ibimenyetso biragaragaza ko bije. Reka nguririmbire ino ndirimbo. Wabatinyutse ibyago byose, nazakurikire umwami Yesu, nta cyamurekesha iyo migambi ye, mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. Abanzi be bose ntibamugarura, mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Ujye undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa ubwami bwawe. Have wa bwoba we, nimunyihorere, namaramaje pe kujya mu ijuru. Have wa bwoba we, nimunyihorere, namaramaje pe kujya mu ijuru. Dusenga Imana. Data wa twese uhoraho, uraduhamagarira kuramya uko byamera kose, kandi waraduteguye utwandikira igitabo cya Daniyeli, by'umwihariko igice cya 3, kitwereka inyifato ikwiriye abantu b'Imana igihe haje ikibazo cyo kuramya. Uduhishuriye ibigiye kubaho vuba bidatinzwe, ko hari ikinyoma kigiye kwimikwa, maze abantu bahamagarirwe kuramya inyamaswa. Tugiye guhagarara mu ruhande rwa Yesu, kandi ubwoba butsindwe mu izina rya Yesu, ahubwo uko byamera kose turi mu ruhande rwawe. Ubwo ugiye kwimika ubwami bwawe, tuzagusanganire mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka aguhe umugisha, kandi ejo n'ubundi hari amateraniro, tuzaba turi muri Daniyeli igice cya 4. Imana iguhire mu izina rya Yesu.